barabyica hanyuma nanjye barantema ndanapfa baranashyingura ariko ntabwo bashyize mu mwobo bisanzwe banshyize ahantu ngeze yarambwira ati mama wawe ugira mama wawe ariko iyo nkuru nkaba narigeze kuyumvaho umva ari ibintu byinshi nagiye nsimbuka nyine ati ariko narabyumvaga ariko ntazi nyine simuzi ati yaraje abikayonza kumva n'igitangaza numva ntago nyine sinumva simbyumva wabashaga kunyonsa niwe nzi kuko naretse ibere ndi mukuru yapfuye muri jenoside abantu bose nari nzi barapfuye arambwira ati rero nkazakujyana tukajya kureba tugezeyo cyakoze yamenye musaza we njye ntiyamenye mama wawe yego ntabwo yamenye umubona atavuga yahise anapfa sorry sha nuko nibwo bwa mbere wamubonye mu buzima ahita apfa yego nibwo bwa mbere kuko n'isura ye nari ntarayifatisha neza kuko niyo twicaranaga natinyaga kumureba keretse arebye hirya nkabasha kumurebaho ahita apfa humura ufite ibikomere humura sibyo ukubitwa banza utuze uhumure sibyo uhumure yego ngira ikibazo noneho ndwara ikintu niba ari irungu niba ari igiki hahandi ho nageze igihe noneho n'imisatsi iracurama ariko nkura mfite uko nari mfite ibikomere byo ku mutima numvaga ndi namubi ku isura numvaga ndi umukobwa mubi nta n'umuntu wanyiteza kuko numvaga ntari uwo gukundwa ubundi umutima wanjye numvaga ntari uwo gukundwa pe umugabo arankanseringa subira muri mudu numva mbaye umuntu nari abahungu banjye nkumva ni byiza tuhita tubyara umukobwa teta tubyara abana bane nyine n'uw'inyuma bose abana baravuka ndishima cyane numva nguwe neza ikintu cyaje kumbabaza ubwo nuko mbere yaho gato nta n'umunsi wa rimwe yari yarigeze ambwira nabi cyangwa ntuke nta n'umunsi wa rimwe abantu benshi nkibyara umwana wa mbere bari bazi ko ndi umukecuru kuko aho yanyweraga hose yakundaga kwinywera agacupa aho yicaye akavuga ngo umukecuru wanjye imfirizone yanjye ingweba yanjye nari wanjye nyine mva mpoza ibikomere byose yego ntazibana zidakomanya amahembe pe nubwo wenda hari ukuntu yatendagaho mu kabari gatoya wenda nkamubwira nabi ntiwatinze ariko mu by'ukuri ntiyarazi kurwana ntiyarazi kuvuga nabi yakundaga abana be ibihe byose numva numva nguwe neza bibaye muri 2014 ajya mu kazi bisanzwe twaraga izi modoka za izi fuso yongezeho biranshaka humura tuza yego yego ajya mu kazi bisanzwe hanyuma mu kugaruka ageze hari ako Kamonyi ahita akora impanuka ahita apfa uvi inkuru yanjye bantu mudukurikira abantu mubana natwe ndabasuhuje baha ikaze muri Igasabo Showroom niyo studio tuba twicayemo nziza cyane ahantu tugufite n'ibikoresho ibaze nyine kuba studio ukaba unahafite ibikoresho byo mu nzu ugurisha byiza cyane nka salle à manger salon amagariderobe ibintu byiza cyane bya bindi navuga ngo bishobora kuba byataka mu nzu yawe ukajya kwicara ukavuga uti cyakoze ndanyuzwe nica ahantu hazima iyo wicaye ahantu heza uratuza no mu mutima ukumva kunyuzwe sibyo uyu munsi tugane muri Igasabo Showroom tuguhe icyo wifuza cyose 0788 7 0689 uri kubona nyine kuri tuhatambagiye ameze fresh neza cyane ndi kumwe na Mukampunga Cecile amakuru yawe amakuru yanjye ni meza ndi umumama w'abana bane uhita utangira inkuru yawe
itangire rwose ntangire inkuru yanjye cyane rwose abahungu 3 n'umukobwa umwe ubuzima bwanjye rero intangiriro y'ubuzima bwanjye umuhungu umwana mukuru angana gute afite imyaka 19 agiye kurangiza secondaire ahubwo yakaba yararangije nashatse kare ufite imyaka ingahe nabyaye mfite imyaka 20 uri muto pe ntabwo ndi muto ngo byararangiye nyine narakuze ko hajemo n'ibyo abana bamaze kugira imyaka ndavuga ugeranije n'inshingano ufite yego ubwo rero intangiriro y'ubuzima bwanjye ndagenda mvuga ni birebire ariko ndavugaho ibishoboka ubundi navukiye mu gihugu cya Uganda hanyuma ababyeyi banjye niho bari ariko famiye yose kote yo kwa papa niyo kwa mama bari mu Rwanda mama wanjye rero aza kugira icyifuzo cyo kuza kubyarira iwabo inda yankurikiraga aje rero azampetse mfite imyaka 2 tugeze mu Rwanda ahabyarira unkurikira gusubira Uganda biramunanira kudutwara twembi iyo byabaye ngombwa ko nsiga hanyuma atwara uwo musaza wanjye baragenda rero kuva icyo gihe u Rwanda ntago rwongeye kugira umutekano ku buryo yagomba kugaruka kundeba nakuriye kwa sogokuru iwabo nyine aho yari yaje yego ntangira konka nyogokuru wanjye atangira kunyonsa abari buba mama wanjye uranzi ko ari bo babyeyi banjye nabimpisha sinamenya ko mfite ababyeyi naje kubimenya mu gihe muri 91 urumva yasize muri 85 ahari asiga afite imyaka 2 hanyuma ntiyagarutse ntitwongeye kubonana ukundi muranzi ko ari bo babyeyi banjye igihe cy'ibyitso kiragera muri 91 bikibazo umwana ngo w'inyenzi iki niki biba birebire birasakuza baho mu buzima bugoranye ku ishuri ntotezwa ibintu byinshi ariko nta birankomeretsa genocide itaraba hanyuma niki cyakumekeje genocide itaraba ikintu cyankomerekeje gukubitwa n'umwarimu unyigisha ubwe gukubitwa n'umwarimu gukubitwa banza utuze uhumure sibyo uhumure yego n'abana twiganaga kwitwa amazina y'inyenzi inkotanyi nabizi urumva intandaro yari yaraturutse ko nari naraturutse iyo ngiyo hanyuma biza kuba birebire genocide noneho iraza ibikoraho nyine noneho birasambuka urumva abo twabanaga kote ya papa yo kwa mama bose barapfa papa wanjye nawe aho yari ari Uganda nawe yaje gupfa na murumuna we barajyanye ariko we yaje kujya mu nkotanyi nyuma ntago twamenye amakuru nawe ikigaragara cyarapfuye kugeza uyu munsi kuba ataramenyekana yashobora kuba nawe yarapfuye genocide rero uzabyakire uvuga uti ntawe uhari yarapfuye ko gifite ngo ashobora no kutarabyakira sibyo uheraho ngo byakire rwose nuko genocide rero iraba barabica hanyuma nanjye barantema akaboko inkogo hano yego sinzi yaha yose ntekereza ko ntayerekana oya kunda ni kunda yiyorera mu mutwe ibyuma ahantu hose ndanapfa baranashyingura ariko ntabwo bashyize mu mwobo bisanzwe bashyize ahantu nko muri ruhurura bashyiraho ibiti ni muri genocide ni kuba bikoraga yego iminsi rero nahamaze yo ntayo nzi ntabwo nyizi bagarutse gushyingura bankura mu nzira ngo ntazaborera mu nzira birangira basanze nicaye ngewe rwose narapfuye neza barashyingura kuko nari nagiye muri koma mbese hari niko mbitekereza baraza basanga ndicaye baransiganira ntibankoraho barigendera igihe rero kiragera ubwo naje kujya muri orphelinat naje gukurwa n'umuntu mu ishyamba nabaye muri Nyungwe jyenyine kuko iwacu aho twari turi genocide iba ni aho bita mu majyepfo aho bita ku Gikongoro Kaduha uyu munsi ni muri Nyamagabe ubwo rero nabaye muri Nyungwe ibyo bihe byose kuko n'inkotanyi zagiye kugerayo jewe
ngo hari ibyo bitaga zone turquoise bahageze bitinze urumva nabaga muri iyo nyungwe jyenyine nta wundi muntu turi kumwe igihe rero kiragera baza kuvuga yuko umuntu wese wasigaye bagomba kumwihorera kugira ngo bamumurike icyo gihe nari muri commune yitwaga Musebeya nyine aho hafi ya Nyungwe nyine aho narindi neza barangije rero barahaza bari babizi ko bari barantemye babona sinapfuye bageraho baranyihorera niberamo muri iryo shyamba habagamo ibiraro by'abashumba nibera muri ibyo biraro by'abashumba baza rero kunkuramo banjyana kuri commune hari mu burugumesitiri mushyashya ubwo wari usanzweho yari yahunze yagiye aravuga ati mureke abo mubona bose mubazane kugira ngo twerekane yuko byibuze hari abasigaye nza muri icyo gikundi banzana gutyo rero banjyana rero bageje kuri commune haza imodoka y'abafaransa barayimpa injyana aho bita i Murambi asanga intera hamwe nyinshi cyane kubwo amahirwe nahasanze umukobwa wari uwo muri famille yiwacu yaraherutse no kuza kudusura mu rugo we aramenya ariko je sinamenya kuko yari yarakuyeho umusatsi yarabaye nk'umukecuru nyine we ahita amenya avuga ati n'uwo mwana wo kwa runaka ntiyego ahita ambwira ati ntujye muri bari abantu ninjoro batukura mu bantu bakajya kubica icara hariya dore ufite ibikomere iki ariko mboneraho no gushimira umuntu wankuye muri rya shyamba nubwo yaje gupfa ariko n'abazabona ikiganiro n'abanzi n'iki bazamushimirire abantu bamwe bakoze bibi ariko hari n'abakoze byiza yaje gupfa naramukurikiranye barambwira ngo yarapfuye n'umugore ari nawe umugore ari nawe wanyomoye bino bikomere byari bisebe bitakara inyo aragenda afata ibyatsi sinzi ibyatsi yahiraga akajyaza akampomera yari yaranyogosha umusatsi akampomera ahantu hose hose ntabwo abantu bose babaye babi bose ntabwo babaye babi abatarahigwaga ntabwo bose barabagome yego pe ubwo n'ukuri ndanabashimira n'inzira ndende hari naho bagiye bampisha mu nzu z'inkwavu baraba bagiye bagira gute ibaza umuntu w'imyaka 10 kumutsindagira mu nzu y'urukwavu amagufa araturagurika ariko bakaguhisha kuko bari banyanze nta kibazo cyabo rwose abo ndabashimira ibyo rero naje gukomeza njya Murambi ngeze Murambi biba ngombwa yuko haza imodoka iza gutwara abana bari mu myaka 10 gusubiza hasi byabaye ngombwa yuko uwo mukobwa Alphonsine aho hari nawe Imana imuhumugisha avuga ati nanye mfite umwana ubwo nabaga nihishe kugira ngo batabona ibikomere nipfutse narabaye nk'umusiramu barangije bashyira muri iyo modoka banjyana aho bita ku Kigeme hari ruferina y'abana batoye yego banjyanayo naho tuhahurira n'ubuzima bukomeye tuhasanga abamama baturutse hano za Kigali bahunga nabo urumva nabo barafite ubutera hamwe n'iki baratuzonga cyane n'undi mwana witwaga umugore w'Ikeza twabanaga ariko birangira we indege hari ukuntu yaje gutwara abana afite ibikomere byinshi waragenda genda byanga nanjye nagombaga kugenda ndabyanga ndavuga ntabwo mva muri iki gihugu naga kugenda kubera nari naragize turamukuntu ubuzima burakomeza mbaye muri iyo ruferina haza kuboneka marume wabaga mu Bugesera yari yarahungiye i Burundi ariko urumva ko nanzi ko nawe yapfuye ubwo rero barazaga bakatubaza udufoto twanyu aho iwanyu hitwaga kwande abo mwari muturanye bakajya kutumanika kuri commune icyo gihe nyine yari commune baragenda barabimanika umuntu aramubwira ati nabonye umwana wo kwa runaka kandi hari nyirarume uri Bugesera ahita azana waje kuntora ankura muri orpheline njyana i Bugesera ngeze yarambwira ati mama wawe ugira mama wawe ariko iyo nkuru nkaba narigeze kuyumvaho umva ari ibintu byinshi nagiye nsimbuka nyine ati ariko narabyumvaga ariko ntazi nyine simuzi ati yaraje abikayonza kumva n'igitangaza umva ntago nyine sinumva simbyumva wabashaga kunyonsa ni wenzi kuko naretse ibere ndi mukuru yapfuye muri jenoside abantu bose nari nzi barapfuye arambwira ati rero nkazakujyana tukajya kureba tugezeyo cyakoze yamenye musaza we nje ntiyamenye mama wawe yego ntabwo yamenye sanga yabaye paralize ntavuga ntagenda hagira gute ari umuntu uri mu nzu gutya ubwo yagize stroke simbizi yego ni ibintu birebe ni kuko hari na mukuru wanjye nawe byaramufashe sinzi
gusa nigeze kubona ikiganiro niba ari hano niba ari ku Isimbi ku bantu bigeze gusurwa ku Gisenyi batavuga batagira gute batitira ukuntu yego niba baraje gukira nabuze umuntu umpa ayo makuru niba baraje gukira nibyagize se mama niko byagenze ahari umubona atavuga yahise anapfa oh sorry sha nuko nibwo bwa mbere wamubonye mu buzima ahita apfa yego nibwo bwa mbere kuko n'isura ye nari ntarayifatisha neza kuko niyo twicaranaga natinyaga kumureba keretse arebye hirya nkabasha kumurebaho ahita apfa humura ufite ibikomere humura sibyo ndetse ubwo mama icyo gihe bakubwiye ko yamaze igihe kingana iki arwaye gutyo kuva baza nyine baturuka iyo ngiyo bahunguka baraje babashyira ahantu mu mashuri ugeze aho bajya mu masambu y'abantu babaga barahunze bajyamo mu masambu aho ngaho ubwo nasanze amaze imyaka niba ari 2 abaye gutyo ariko nyine ngo byabaye cyane cyane arimo aho hantu hariya nyine muri iyo sambu y'uwo muntu ntabwo mbizi ko byagenze simbizi ariko yari yaraniyakiriye baramubwiye ko nanapfuye famiye yarangiye nanjye napfuye yari yariyakiriye muri make akubonye se nta kintu cyahindutse ntabwo nyine urumva ntiyakumenye njyewe ntiyamenye yamenye marume kuko ari wari imbere oya urumva nyine yahise amubwira yahise amenya arandeba nyine avuga ati dore umukobwa wawe iki n'iki arangije rero arishima ntiyamvugishaga ntiyavugaga akarira gusa tubana nyine marume aransiga ndahasigara tubana gutyo muri iyo minsi nyine aza gupfa numva ntaramenya ngo ni mama muri make ntaramenya ngo ni ibiki utarasobanukirwa ni mama cyangwa ni ibiki noneho ndababaza se basi ifoto ya papa yo ntayo mugira ngo ndebe n'isura ye nta n'umunsi humura barambwira ngo nawe yarapfuye muri 90. icyo gihe rero wari ufite imyaka ingaho ubona mama ku nshuro ya mbere nari mfite imyaka se buriya nari ngejeje imyaka nka 15 twaburanye muri 97 wari umaze gukura yego urumva nabazaga n'amafoto basi nyine niba ari wowe uri mama munyereka n'amafoto ya papa bati wenda yasigaye mu Bagande ntawamenya ntayo twazanye ntayo dufite nako nyine numva nabyo ni igikomere simenye umbyara simubonye n'uwo mbonye nawe ahita apfa mba muri ubwo buzima n'ibikomere nari mfite ndababara cyane ubwo nakomeje kwiga ndangiza wa 6 primaire nyine njya mu wa mbere secondaire ngeze mu wa 2 urabona ko ngira sinzi ikibazo nagize urabona ko abana bo mu wa mbere no mu wa 2 kugeza no mu wa 3 burya ni ukuboroka nta kintu abasoma gusa ntabwo byisha babisobanukiwe navuga ngo niba ari memoire y'ubwonko itangira kwanga gufata bakigisha ngafata nkagira gute ariko mu minota 5 ntumbaza ikintu na kimwe kandi tugomba ukaboroka ikayi isomo ryose singira ikintu na kimwe menya bikisiba bari warahungabanye bikisiba biranyobera ngeberwa ikibazo mfite uvuga se bigenze gute ndiga kandi ari nkeneye kwiga cyane ko na farge yaranyishyuriraga biranga ibyo mfashe mu minota mikeya nyuma y'iminota 5 bikaba birasibana ndabihagarika ngira ikibazo noneho ndwara ikintu niba ari irungu niba ari igiki hahandi ho nageze igihe noneho n'imisatsi iracurama nkajya mvuvuka umubiri ukavuvuka ntazi ngo ni ibiki ntazi ngo ni indwara ntazi ngo ni ibiki
mba muri ubwo buzima kwiga biranyobera ibintu byose birahagarara ubuzima bwanjye numva sinzi ikibazo mbese mbura umuntu umba hafi ngo ambwira ati nyamara hari ugize gutya bya bibi nyamara mbura umuntu n'umwe. Igihe rero kiragera noneho ndavuga nigire inama ndavuga ntahari wajya kwiga hotellerie ubwo hari ibyo nzajya nkoresha amaboko n'iki hari igihe wenda byo nagerageza bikamubwirerwe ni ukuri naragiye ngenda numva mbishaka ndabigerageza byo mera nkaho mbishoboye na certificate ndayibona. Mu gihe nza gukora stage hano mu mujyi muri icyo gihe nari nzi ko urabona mu gihe cye abadoresa ngewe icyo gihe nibwo natangiye kujya ncurama imisatsi nta rukundo bimwe abakobwa baba batangiye gukunda kugira gute igihe natangiye ndwara ibintu nanjye ntazi niba ari toroma nyine ntabwo mbizi baho ubwo ndi muri stage ngeze muri ubwo urumva naje gukira ya ndwara yaje gukira hari umumama twari duturanye aravuga atari ko ibyo ari byo byose nk'uyu mwana kuko yabaye n'ahantu hari amata n'iki wasanga harimo wenda n'ubworo cyangwa iki afata umwanzuro wo kujya ampa amata mu gitondo saa sita na nimugoroba mera nkaho ngaruye umubiri. Igihe kiragera noneho numva ndorohewe neza nibwo nagiye kwiga iyi hotellerie nje muri stage urumva ibyo kurya byarabonekaga n'iki ibintu byose noneho ntangira gukura nibwo nari ntangiye gukura ariko nkura mfite uko nari mfite ibikomere byo ku mutima numvaga ndi namubi ku isura numvaga ndi umukobwa mubi nta n'umuntu wanyiteza ubwo icyo gihe ntangira noneho kwa kundi abasore wumvugishije nkabona ko afite ikintu ashakaho ntazi kuko numvaga ntari uwo gukundwa ubundi umutima wanjye numvaga ntari uwo gukundwa pe. Ubwo ntangira kumva noneho kwa kundi abandi batangira kumva igihe cyo gushaka njye numvaga sinzi ahubwo ngira ngo ngiye gupfa numvaga nzapfa baho ngaho igihe kiragera nza gukundana n'umwana w'umuhungu wari hari Rwamagana arahari n'ubu ngubu ntabwo namuvuga izina kuraya ninaha arambwira kuko nahoraga mvuga ngo ninashaka nshobora kutabyara numvaga ntazabyara sinzi impamvu byari byarangiyemo ariko n'ukuri nkavuga ni umuntu uzantwara akashyira mu rugo rwe simbye numvaga ntazabyara mu mutwe wanjye numvaga ntari umuntu nta bwenge nta yego arambwira ati jewe rero nibwo yarakirangiza kwiga ariko nkumva ndashaka umuntu nawe ufite ibikomere nk'ibyanjye kugira ngo byibuze nzabone umuntu umbwira ati Cecile komera Cecile komera pe ndi kumwe nawe nkumva ndashaka bene uwo muntu arangije arambwira ati rero njyewe ndangije kwiga ariko ndashaka nabonye buruse ndashaka gukomeza kaminuza atariko jewe wagutwara nkagutwara Rwamagana papa we yari yararokotse we yarahari agutwara hafi kwa muzehe ye nkaziga narangiza nkagusanga ndamubwira ni wapi nkeneye umuntu mba hafi ibyo byihorere bireke tubivamo hanyuma ndamureka numva nyine ibyo ambwiye n'ibyo ntekereza birahabanye cyane ko nanavugaga ntashobora kuntwara n'ubundi simbyare singire gute mbivamo ndamwihorera igihe kiragera rero nza gukumenyana na papa w'abana banjye aza nyine yigize umuntu nawe wakomeretse ariko mu by'ukuri yari yavukiye hanze yari yaravukiye Tanzania ariko yaje anzi kuko azi ibyo ashaka ubwo nahise nihuta nahise ngera mu nshako kugira ngo ari ntaza gutwara umwanya ntacyo isanzure nasimbutse cyane umugabo rero arambwira ati njyewe urumva iwabo hari mu Bugesera ku Ruhuha njyewe aho narerewe hariya kwa marume ariko amabuye ikigaragara cyo yaje anzi arambwira ati nanjye nahuye n'ibikomere gutya na gutya akubwira ko yarokotse se nawe jenoside yego akubeshye ambeshye yego ariko nkabona njyewe umugabo nifuza numvaga nshaka umugabo muremure nshaka umugabo numva nshaka kuzabyara umwana mwiza muremure nuko numvaga mbishaka mvuga Imana nimumpa azaze
aza size nshaka ariyo numva ndamukunze kwisura ukabona nibyo akanambwira ibyo aho ibyo yabayemo nkumva nibyo turahuje neza ni n'uyu umugabo atukajya kunyereka iwacu suno noneho ndamenye mwereka rimwe akagira Imana nabona nzaza tujya urumva aho mama yabaga nyine muri iyo nzu baje kumuha umudugudu yabaje kuva muri izo z'abandi nyine bamuha umudugudu cyakoze uwo mukuru wanjye niwe ubamo ndabona rero nta muntu ujya kureba yo cyakora nyine ni urugo wenda mukuru wanjye arahari ati ntacyo uzapfe kunjyana icyo gihe nawe ubwo mujyanayo arambeshya nyine biremera ariko nkumva nyine uko mubona ni ibyo turabana igihe kiragera nyine arambwira ati tugomba kubana rero ni ibyo nta kundi nta kibazo ntabwo yambeshyaga yarankundaga ni ukuri pe yarankundaga bimwe by'abasore babeshya umuntu abeshya gusa icyo nari sigaye nsaba Imana ko ari kugira ngo nzabone urubyaro numva ari cyo kintu gishobora kumoza agahinda kanjye kose kumoza amarira yanjye yose kuko nari mfite umubabaro mwinshi ntashobora kukubwira ukuntu ngana mwinshi narabuze umuntu wunkiza narabuze umuntu wawunkuramo mfite ibintu bimpakiyemo byinshi cyane turabana ngize n'Imana mpita nsama mbyara umuhungu wa mbere arishima ati mbyaye umuhungu nanjye numva ndishimye mbyara uwa kabiri ariko akankunda nyine ukabona kunze umwana we cyane nanjye kandi arankunze ariko hagati aho ngaho aza kumbwisa ukuri arambwira ati jyewe ntabwo nacitse ku icumu ariko jyewe naje nkuzi neza twari tutarana abana ariko nyine biri hafi aho ngaho ati nkuzi neza nzi ibyo ushaka jyewe navukiye hanze ngo nanjye ndikurikirana noneho ntangira gushaka amakuru yo hanze sanga nyine yavukiye muri Tanzania ati turi abanyarwanda ariko navukiye muri Tanzania ntabwo nabaye muri iki gihugu jyewe atariko ntabwo nzakubabaza ntugire ibi ndamubwira nise ko mfite ibikomere umubiri wose niko ndi ikimuga ubwo ubundi nzakumarira iki ati njye nta kibazo nzabyisimamiye turabana tubyara umwana w'umuhungu wa mbere arishima nanjye numva ndishimye none numva ntangiye kugira murari ndavuga noneho banza nongeye kuba umuntu basi ibyo nabuze byose ibyambayeho byose ntacyo nzajya ndeba umwana wanjye yego aje kugoza igikomere yego ariko aranakiguza koko cyane numva ndishimye pe mbyara uwa kabiri aza ari umuhungu aza atumva atavuga umwana kera babitaga ibiragi ntibigikora ifoto ya papa umusore mwiza mana wenda hari igihe nazagaruka uzambwi ntumire muzane umusore mwiza koko aza atavuga atumva ndavuga nahangaha arahita ntabwo yakwishingira kubana n'umuntu byaye umuntu utumva atavuga nisu ibi bintu kuko mana yanjye yakunze uwo mwana yakunze uwo mwana noneho hajya yanyongerera urukundo rwa rundi nino nahise nkura ibibiro yego itambi yaramukunze arabinyereka nanjye arankunda arabinyereka aravuga ati nta kintu bitwaye kandi kuko n'umusore mwiza wari gasegonderi yari yitsindiye cya leta ibintu byose ibintu akora nta n'undi muntu wapfa kubishobora kuri uwo mwana niho nari mfite impungenge ko ashobora kunta yego kajya ngahaniriza umutwe narwaraga hato na hato urumva ko mfite ibikomere hano umutwe umera nkaho ucecetse ibintu byinshi nahoraga numva umutima wanjye ubyina ibihe byose umutima wanjye numva usubiye mu gitereko uratuje umugabo arankanseringa pe subira muri mood numva mbaye umuntu n'abahungu banjye nkumva ni byiza tuhita tubyara umukobwa teta tubyara abana bane nyine n'uw'inyuma bose abana baravuka ndishima cyane numva nguwe neza ikintu cyaje kumbabaza ubwo nuko mbere yaho gato nta n'umunsi wa rimwe yari yarigeze ambwira nabi cyangwa ntuke nta n'umunsi wa rimwe abantu benshi nkibyara umwana wa mbere bari bazi ko ndi umukecuru kuko aho yanyweraga hose yakundaga kwinywera agacupa aho yicaye akavuga ngo umukecuru wanjye imfirizone yanjye ingweba yanjye nari wanjye nyine mva mpoza ibikomere byose yego ntazibana zidakomanya amahembe pe nubwo wenda hari ukuntu yatindagaho mu kabari gatoya wenda nkamubwira nabi ntiwatinze ariko mu by'ukuri ntiyarazi kurwana ntiyarazi kuvuga nabi yakundaga abana be ibihe byose numva nguwe neza
muri numva nyine ubuzima bwarabaye bibaye muri 2014 ajya mu kazi bisanzwe twaraga izi modoka za izi fuso yego yongezeho biranshaka humura tuza yego ajya mu kazi bisanzwe ubwo uriya mwana wa kabiri yari ageze igihe cyo kujya kwiga muri garidiyene wa wundi utavuga baravuga bati garidiyene yabo ibinyamata yaba abantu batumva ntibavuge njya gusaba ishuri ndaza ndamubwira nti naribonye arambwira ati reka nshaka amafaranga nshake n'ibikoresho hanyuma umwana uzamutware ku wa mbere k'ishuri njya kugura ibikoresho amana amafaranga make arambwira ati ngiye mu kazi ningaruka ndaza nzanye ibibura byose ku wa mbere usanga bamuteguriye inkweto zoze ibiki byose yagiye ari ku cyumweru yagiye ari ku wa gatandatu mu kazi ku cyumweru hanyuma mu kugaruka ageze hariya ku Kamonyi ahita akora impanuka ahita apfa komera humura sinigeze mbana byibuze ntiyanasambye turi kumwe sinigeze murwazaho n'isogonde yahindukiye urumva yaje saa 9 urabona muri 2014 hari izi mpunzi muri Tanzania birukanaga niwe wabajyanaga muri za Gikongoro iriya fuso yibone yatwaraga nyine abanyuma avuye yagaruka nibwo yahise apfa yapfuye saa 9 agaruka mu rukerera za saa 9 z'urukerera batinya kumpamagara babizi barinda guhamagara Tanzania mushiki we na papa we niho yari yarasubiye bo baraza ntaramenya amakuru kuko uwo babwiraga wese yaravuga ati uriya muntu ngewe ndamutunguka hehe birabe ndabimubwira gute babwira umudamu umwe w'inshuti yanjye bahari Kicukiro bose bamunyuzaho abantu bose kuko uwo babwiraga wese yangaga kuza kumbwira baramubwira bati genda ushake inzira zose ugende umubwire ibyabaye kuko yahise apfa ntiyanasambye yabuze feri sinzi uburyo yataye umuhanda buraferi imanuka hasi hano kukamanya ahantu hasi hakabande mu mashyamba hari yagezeyo yapfuye byarangiye iyo nkuru kukugeraho umugore araza yateze moto ageze mu rugo yarabanje arampamagara arambwira ati se mama Tetani papa wa Teta arahari ni wapi ejo yagiye mu kazi ahubwo yagombaga kuba yageze no ntago ubwo zari zibaye saa 3 za mu gitondo ntaramenya amakuru ati se muherukana ryari ntikandi nkubwira ko yagiye ejo mu kazi ntubwo wenda aracyari iyo ngiyo wabona kabaye kenshi ariko nkumva buri gihe sinzi ukuntu umeze nkumva mbese ubuzima bwanjye sinzi ukuntu buhagaze muri ako kanya ariko yakimpamagana nabwo numangize ubwoba ambaza ibyo bintu ahita atega moto aza mu rugo nyine arambwira ati azana n'umugabo we
arambwira turabizira inshuti yanjye ibyo ngiye kukubwira unyihanganire ndakwinginze kandi babarire ntuvuze induru ntugire gute kuko ndabizi yuko ubuzima bwawe bwongeye buhagaze ko yaranze nyine yego ndamubwira nti bimbwire nubwo narangije no kubyumva ahita ambwira ati nyine yakoze impanuka kandi yahise apfa gera singiye gukubeshya ntabwo nigeze ndira aya marira ndimo kurira menya ari maze koroherwa sinigeze ndira sinigeze ngira gute naramurebye gusa numva sinago nzi icyerekezo ngiyemo ubwo hari umuntu wahise azana imodoka urumva abantu bose bari babimenye urumva n'abatanzania bari mu nzira bari hafi no kongeraho abantu bose babimenye urumva yagezeho saa 4:00 umuntu yarapfuye saa 9 bari babuze uko bayikubwira bose yego numva mbuze uko nifata numva ntangira kwibaza bari abana numva igikurikiye nanjye ndapfa se ndabigenza se gute ko numvaga ko nyine mubuze ubundi numvaga ariwe buzima hari mpagazeho ubuzima bwanjye ariwe buhagazeho niko nibwiraga ariko Imana yibizi ibintu byose ntabwo umuntu wamuha Imana niyo ikurinda muri byose nkaho yagiye inkuraho hose nuko turagenda tujya Remera Rukoma dusanga niwe bamushyize nta morgue yari hari tumuzana i Kanombe bamushyira muri morgue igihe kiragera rero nyine barashyingura urumva na bene wabo bahise baza nyine bari iyo ngiyo baraza barashyingura birarangira ubuzima burangiriraho nyine sigara nibaza bya bindi byose byahise bibyuka bataramushyingura ntabwo nari nzi icyerekezo ndimo nabonaga bambwira ngo jya nkagenda ntabwo nariraga cyokora abana bavuze induru barira nanyumva ngizemo akantu batinyura nkagenda nari meze nk'irobo bamaze gushyingura bagiye nibwo natangiye kongera kubyibuka bamaze gukurikira birangiye ndavuga se usaba abana nzabashyira hehe usaba abana ntangira kwibaza none nkabwira se hari ukuntu ubaza ikintu nawe ukayoberwa icyerekezo cyacyo ndatuza fatwa n'ibintu byo kutavuga nkajya mu nzu nkashobora kuryama umunsi wose mbaho muri ubwo buzima ibindi byo nibirebere kwa kundi wariye cyangwa utari ibyo se nabijyamo noneho mera nkaho niba nari ngiye gusara simbizi noneho nkumva umutima wanjye urabyina cyane ku buryo bajyanye kwa muganga bageze bapimye tension babura uzi kubura umubare bajyanye Kibagabaga barapima babona tension ntiri hejuru n'iri no hasi barayibura baravuga si uyu muntu mu muryamisha hariya rero si umuntu ntituri kubona umutima ntituri kubona ntibiri hejuru ntibiri nta kintu na kimwe tubona bangumishaho baraza baranyegera abaganga bite ni sawa kandi magambo navugaga baranturisha bagira gute barangije barafata basanga tension yanjye ni nzima ariko ikabyina yarabyinaga nkabyuka ngahagarara mba mu buzima bwo guceceka mbikiragi umwana buriya Imana nta hantu itakura umuntu teta ako gakobwa akajya areba ukuntu mbayeho ubundi rimwe na rimwe agasanga naba ndimo kurira ndyamye nkahita nihanagura nkanga ko byereka abana ariko akasa nkaho abibona abakuru bo barabibonaga teta afata ingamba zo kujya gusenga angana gute afite imyaka 13 ubu ajya gusenga akurikira abandi ajya mu rusengero nanashimira Pastor Tom hano muri Seri hari urusengero ruri hano munsi yo ku Gishushu runini rw'umweru bajya bavuga ngo bajya bavuga ngo rw'Abanyamerika yego runini urarubona yego ndikwabona uwo mupasiteri rero ryari ishami ryaho ryari hariya Nyabisinda yambereye umwana mwiza na mama Kariza na Arine mana yanjye umwana ajya gusenga ari ugiye wenyine
arangije araza arambwira ngo mama wazaje tukajya gusenga utazapfira mu nzu uko nyine imyaka 13 namubwira se nubundi se gupfa inshigaje nzapfa kangahe umwana aragenda yibera inshuti na pasiteri na mama Karizuwo mbese ni umwana ugira igikundiro uzi kubana n'abantu kandi ari umwana mutoya noneho akajya araza noneho arambwira ngo mama uzi ko nabonye ngo umumama usengerayo umuyobozi ngo usa na shangazi ngo wazaje ukajya kumureba basi agushukashuka umwana ntiyashukashwaga byo rwose barasa arankurura mu gitondo akamesa kuwa gatandatu akamesa umwenda akawushyira hariya akamanagurira inkweto waje tukajya gusenga se umwana arankurura ageza ku rusengero nkajya njyayo batangiraga kwigisha ndira bagasoza ndira numva nta cyerekezo mfite mvuga ntibisigaye to simbizi utararengaho se niki cyatuma gurira cyane gutyo agahinda natekerezaga ibintu byanjye byose nkumva ubundi nicaye mu rusengero nkumva nta buzima mbese numvaga nta buzima mfite numvaga nta muntu cyambere unkunze muri gihe numvaga ntawe mfite numvaga nta muntu nkunze nkumva sinsa nk'abandi nongera nsubira muri cya gihe numvaga ndi mubi kurenza abantu bose nkumva nta n'umuntu wankunda noneho ubwo byari byarushijeho mpita nihindukira n'ikiragi ndicecekera ahantu ntuye nibo babizi najyaga njya mu nzu nkakinga bakagira ngo sindimo bakabona ndasohotse se mu mateta uba uri mu nzu ukora iki mba ndeba filime yahe mba ndyamye ntekereza ku buzima bwanjye umwana njyana mu rusengero pasiteri n'umugore baza kunsura kuko ibyo ari byose hari ukuntu umuntu afite ibintu byamurenze ushobora kumureba ukamumenya amahugurwa y'abamama igihe kiragera haza amahugurwa y'abapfakazi bambonamo bashaka kumenya noneho nyirizina uwo mama Kariza ni umuyobozi w'abadamu aza mu rugo aza kumbaza arambwira Cecile ubuzima bwawe bumeze sinavuga nari mu rusengero nasohokaga ni Yesu ashimwe no guhita nirukanka ngenda numva n'ubundi nta uri se yaransuhuza ubundi ari bunkunde nkahita nikomereza mbaye muri ubwo buzima noneho batangira gushaka kumenya ubuzima bwanjye bakajya baza bakansengera bakagira gute umwana arankurura buri cyumweru akanjyana mu materaniro yo kuwa gatatu akanjyana ndakanguka numva mbaye nkaho nkangutse nari ndi mu mwijima uteye ubwoba noneho uwarine wo hakurya ku rusengero rukuru akoze nk'umukansera no kuri urwo rusengero ariko abayeho nk'umukansera kuko ni wa muntu ufata ukureba yabona ibibazo byarakurenze akakuganiriza ku giti cye wenyine kandi ukumva uraruhutse ni ukuri n'aha hantu kuri iyi kamera ntabwo nari kubasha kuhaza ngewe natangiye kugutekerezaho hariya amaze kuvurwa nawe rero ibiganiro wakoresheje ahangaha n'iki nkumva n'uburyo ubaza n'uburyo usubiza neza nkavuga buriya nawe yazaza kongera nkaba mushyashya numvaga ari hano nzaza ku buryo nabana mbabarira aba ari wowe uzankoresha ikiganiro ndakwinginze Aline rero azigera igihe araza aranganiriza abona mfite ibintu byandenze ku nkansaringa biramunanira ahita ambwira ati urara abahanga arambwira ati Cecile genda ugura ikayi ya 200 pages ndagenda ndayigura arambwira ati genda ujye mu rugo ngo haye iminsi 3 iyi kayi genda wandike ubuzima bwawe ntugire na kimusiga kuko numubwire bimbwira uri bubimbwira ibindi biri bugucika cyangwa byose si kuri bubirangize uhere ku rupapuro rwa mbere kandi naragenda yandika ndayuzuza ndayimushyira 200 pages impapuro 200 narazanditse menya izabuzeho ni nk'eshatu cyangwa zingahe ndandika nanditse iminsi 3 ntaruhuka umeze ute numvaga uko nandika ari akantu gashobora kuba kari mu muti uko nandikaga kuko nahereye kuri ya myaka 2 uko nabahanaga n'abasogokuru bantetesha iki byose nta na kimwe nasize inyuma nkumva none mu mutwe meze nk'umuntu uri gutakaza ibi ndi gukuramo bimwe mbista hasigaramo bikeya birangira Aline atangiriye aho ngaho ikayi ntumbaze niba yarayisomye niba nzasubira inyuma nkayisoma niba hari aho yayijyanye niba yaragiye kwisengera ni ukuri simbizi icyo nzi cyo ibyo nanditse hari ibintu bimwe byangabanyirije ndangije none hafata umwanya wo kuza kunsura bya bintu byose naramaze kubyandika ati byose warabyanditse ati none tugiye kuganira
ntangira kumuganiriza ubundi nari mfite n'ukuntu mvuga nagera hagati bimwe nkumva ndabyibagiwe nkumva nabuze aho nari ngeze nkayibagirwa ati ntacyo tuza none hongera utangire bushyashya nkongera tukaganira twagera hagati nkumva ndabyibagiwe nuko bigezaho nyine ari naramenyera ni wa muntu wagera igihe mu cyunamo akansura urubyiruko rwahari hakurya bakifata bakaza bakansura bakaririmba bakagira gute abana banjye bagiye mu makorari n'iki nukuri ubu reka nkubwire gera ndashima Imana amen kufata rero urugendo rwo kuza hano kuko ibi bintu ibaza ibintu maranye imyaka 30 urumva ko harimo n'ibya mbere ya jenoside irenga itaraba bya bindi najyaga nkubitwa ntazi n'ibyari byo ntazi ushyiraho bya jenoside ushyiraho inzira zose naciye kugeza naho niboneye umugabo noneho warubaye nkaho ashyize mu murongo nawe akaba arapfuye na mama nawe bose nta numwe nabonye muri make baciye mu maso ndavuga reka rero guhamagare nabwo nongere nze mvuge ibyongera kuri bya bindi ndebe ko nduhuka ariko abana barasenga bamaze gukuru urumva ko umukuru arabura umwaka umwe ngo asoze secondaire yego umutoya ngana gute umutoya ari mu myaka 9 reka subira inyuma ho gatoya sibyo ukibona mama wawe ku shusho ya mbere ameze kuriya ariko mbere bari bakubwiye ngo ufite mama yego hari icyo wari ufite mu mutima uvuga uti mama ndashaka kumubwira ibindi ndashaka kumuhobera ndashaka kumuririra gutya iki cyazaga mu mutima mbere y'uko umenya ko mama ameze kuriya njyewe na mbere ya jenoside ho gato hari ukuntu ababyeyi burya baganira mu rugo abana bakumva ibyo bavuga bajyaga babivuga ngo ufite mama wanjye noneho nibyo byose byo kuzaho ngo umwana w'inyenzi ngo ufite mama wanjye Uganda na papa byagiye byancaga mu matwi bariya bakirinda kumishyiramo cyane kugira ngo ahari ntagira umutima mubi cyane iki ariko ngo bikangwamo buryo umwana ikintu cyamuguyemo kandi ntikimuvamo naravugaga ntibyo ari byo byose nubwo wenda ntamuzi nimubona nkamureba isura wenda nyine ndabona ari mama noneho wenda muganirize ambaze hari ukuntu numvaga ko wenda ari bumbaze ese wenda ababyeyi banjye bapfuye gute kuko urumva twari turi kumwe bose ngira agahinda cyane si inyuma ho gatoya sogokuru yashatse yaragiye kunkoresha amakosa ariko Imana irandengera wumva ndimo kwicuza nawe icyo kiba ari gikomere mu bindi abonye ko jenoside yabaye igikenya iwe yaravuze ati ntabwo muri birokoke waragenda kuko yari inshuti yanjye sogokuru cyane pe cyane ku buryo Imana n'umugisha yampaye banza ari watumye mbyara arambwira ati genda uce umwumba w'insina isi turayizi umwumba w'imbere wawuzi kare agatima yego arambwira ati genda ugacu kazane ndagenda ndagaca ndakazana kuko ibintu byose nyine yaranumaga nari inshuti ye cyane nyitaga umugore mukuru noneho ndagenda arambwira ngo ningene nzana amata y'inshyushyu ndagenda mbwira nyogokuru ubwo barimo turi mu nzira zo kujya mu kiliziya we yanze kugenda avuga ati nubundi ni hahandi murapfa mwagenda mutagenda njyewe ndagwa aranyoshya arambwira ngo ningene nzana amata ngo nyazana nyereke icyo nkora ndagenda mbwira nyogokuru ndamubwira nti muze harambwiye ngo nzana amata ngo anyereke icyo nkora atesa nayo ati muze haranywera amata ku musozi yari yicaye inyuma y'irembo yateyeho intebe arimo avuga ati mwihungire jewe ndagwa ati ibi ntabwo mwabiro koko muza uko byizagenda kose tugomba gushira ndangije umwumba w'insiruzi ikintu ngo yaragiye kukoresha nyogokuru yahise ambwira ati amata ujyanye ku irembo nihubwo yamenya mushyire vuba arayakeneye kandi yantumye n'umwumba w'insina azankurikiye ubwo uzi ikintu ngo yagira ngo mwiyahure nyamusuke yagira ngo nyamusuke we yagira ngo hari ukuntu ngo ushyiramo none ugafata amata niko byagenda ukashyiramo cyane yego ugashyiramo cyane bibaho gusuka amata umuntu agapfa ngo yego ubwo rero ibyo bintu Mana n'umunyavuga Mana warakoze icyo gikomere na kibazo iyo mba narabikoze kiba cyariyongereye mu bindi nk'ibyo byose ariko nyine baje kumwicira bamutsindaho n'ubundi nyine bamwishe iminsi 3 bimwe nabikubwiye ko nagiye bisimbuka barangije bamutwikira no mu nzu
nuko rero ngo nibwo buzima nyine bwacu. Yego. Nihangane dukomere uhumure sibyo. Gusa Imana ikunda abantu. Imana ikunda abantu. Aho nagiriye gusenga nibwo nabibonye neza kuko nahise nibuka umunsi nzuka nari napfuye, nibuka uburyo nabaye mu ishyamba amezi ntazi kuko igihe jenoside yarangiriye ntacyo nzi kugeza uyu munsi wimbajije icyo kizami cyantsinda. Icyo numvaga ko turi muri jenoside gusa ibindi sinzi ukwezi ngewe nabiviriyemo ntabwo nkuzi. Birumvikana. Ntabyo nzi. Ubwo rero Gerard rwose wenda nengubajije kubyerekeranye na mama. Wumva guti uri mu nzira ugiye kureba mama, wumva gushaka kumuririra kumubwira agahinda nagize. Yego. Numvaga ndi bugende, ntabwo nari nzi ko ndi busanga ari uwo muntu. Numvaga ndi bugende nkasangana umumama nyine ushoboye tukaganira, nkamubwira urupfu rw'ababyeyi be, nkamubwira urupfu rw'abavandimwe be, urupfu ku ruhande rwo kwa ba papa. Nyine numvaga kuko twari twahugiye hamwe. Yaba yaragize ikibazo cy'umuryango we washiriwe mu Rwanda. Ntabwo nyine ururimi byahise mbese yahise amera nk'ugize ikibazo. Njye mbona ari nk'ikibazo cy'ubwonko. Ni stroke nyine akenshi biri ku bwonko. Niyo kenshi ituma iyo ugize stroke kenshi iyo dufite ma stress dufite ko guhangayika ko kwibaza benshi mu barokotse jenoside usanga bagira izo stroke bitewe nuko nyine basubira inyuma kibaza ibyababayeho, babuza ababyeyi, babuza abavandimwe, babuza iki, rimwe na rimwe udutsi tugaturika two mu bwonko ukaba wagira icyo twita stroke, ukaba waba paralize. Yabaye paralize ururimi byose yajya kuvuga ukumva ntimurimo kumvikana. Yego gihe ubwo narahageze umusaza wakamuganiriza undi kubimusubiza ntibyemere, ubona nyine nta muntu. Umushyingura ntabwo byakubereye igikomere? Kumushyingura namushyingura usa nk'ubwire ngo iki, ibintu byose kuri njyewe rero bajya bavuga ngo nta kabi kamenyerwa. Ibintu byose bisigaye bingeraho, ibyo ari byo byose byangeragaho nkumva niko bimeze, numvaga nyine ariko bimeze. Nyuma nibwo byaje guturika bibiri. Yego nyuma rero nibwo nasigaye nyine urumva dusigaye, urumva uwo mukuru wanjye undi yarakiri muto nawe urumva no nkurikira akandi nakinyumiyo undi yari yarishakiye umukuru muri twese nyine bari barabyariye kera, barabyariye mu Rwanda, urumva bagiye Uganda hari we bamujyanye. Niko mbyumva. Ntabwo urumva we yari yibereye mu rugo rwe. Ariko nyuma nawe ntibyaje kwemera neza, yaje kugaruka. Ariko ubuzima twari turimo nawe ibaze nk'abana b'inkurikirane. Noneho ngewe nari mfite ikibazo gikomeye cyane ariko ntabwo nari niberaga muri bo. Wapi saa yose wasangaga nicaye mu nguni nk'iriya. Ese wamugana abana mutariranywe utazi? Nagize n'ikibazo bari aba batoya bo nta nubwo bari bazi Ikinyarwanda, bavugaga Ikigande. Noneho bakababwira bavuga Ikinyarwanda kugira ngo mbashe nanjye kumva, bakavuga Ikigande nabyo bikabanza kumbangamira. Bigeze aho numva ntitwakuranye nkana bareba njye nawe barebaga nk'abantu bo hanze, singiye kukubeshya. Hicara nk'abitegereza kumana buri cyerekezo pe, buri cyerekezo. Mwaje kumenyerana? Nyine tumaze gukura twaje kumenyerana, numva ko nyine ari abavandimwe nabo banyiyumvamo. Ariko urumva nyine abantu mutakuranye mu by'ukuri nta. Yego. None se mbwira wabashije kubaho gute gutunga abo bana bane bose umugabo adahari? Ni ibintu birebire, ni urugamba. Yarabanje urumva yapfuye asize mu nzu y'ubukode, twari tutaragura, twari tutarubaka. Asiga mu nzu y'ubukode, nta kazi nakoraga ibiraka hano kwa Nyirinkwaya byo kwita ku babyeyi bari ababazwe iki. Ariko naho nari narafashe credit imbyara teta. Yari imaze igihe nyine ubwo urumva narayishyura kandi twahembwaga amafaranga make cyane ku buryo mu rugo nagezaga amafaranga sinzi n'ibihumbi 20 ko byageragayo. Kwa Nyirinkwaya rero ibyanjye byabaye birebire cyane. Muri corona nibwo bananyirukanye bagabanya abakozi. Ni nabwo munsi muri umuna wanjye w'inyuma wo data yasize
nabwo gaze yamwishe yapfuye uwo munsi banyirukana uwo munsi twagize ibyago byinshi koko sorry gaze itari niye y'umuturanyi uwo munsi bampamagaye ninjoro barambwiye ngo yahiye njya kumureba hariya Kibagabaga bahita bamuha transfer kumwe ngo yari yahiye intuzi kwa kuvuza ndungo bamutabare n'iki byose byari byagiye byinshi biha bamujyana CHK hari muri corona ngiye kumva numva ku kazi barahamagaye ngo ninze baranyeneye agenda mu gihe bari kunsinyirira letter ngo kugabanya abakozi ibiki gusesa amasezerano ibintu nk'ibyo kandi kwa guseza amasezerano n'iki bamugani ni kwa gukora nabi nasibye abana nabuzo basigira nagize gute urumva iyo bagabanyaga baheraga ku muntu udakora neza ntabwo nabarenganya barandwazaga byageraho nabo bikabarenga noneho na kwa kurwara umutwe wanyishe ibintu byandenze ubwo murumuna wanjye navuye gufata iretere bahita bambwira ngo nawe yitabye Imana bitangiye CHK byabereye umunsi ubwo mbere ya corona nyine ya 20 nazana urumva byabaye ni ibintu birebere gera habayeho ahimana babashoferi bakoranaga urupfu rw'umuvandimwe rwako cyangwa rwasanze nawe ukimeze kwa kundi rwasanze nkimeze kwa kundi harinjira no mu rusengero umvaga ari bisanzwe ibyo bambwiraga byose narabyakiraga barakwirukanye yego ngo uwo muri umuntu wawe warapfuye telefone zahuriyeho yego nawe yasize utwana tubiri umunsi utajya ijoro utajya wibagirwa ryakugoye hari igihe tujya twicara si tuyo turyamye bitekerezo bikatugaruka ijoro utajya wibagirwa n'irihe ari menshi cyane Mana yanjye ijoro kubera ko namaze kwiyakira kandi byari byarambayeho na muri jenoside byari biri ku bantu benshi numvaga nyine gupfa n'itegeko hari ijoro ryangoye cyane rikangora ni ijoro bambwira ko yapfuye umugabo kuko niwe muntu numvaga asigaye ari amaboko kuri jye noneho birenze kuri ibyo tumaze no kubyara abana bakeneye kurirwa kandi aribo numvaga ko ari amaboko yanjye twabayeho nabi nyine tubaho nabi ariko nza gukurikirana urubanza rwe y'amafaranga y'imperekeza bananandyamira bampa amafaranga make cyane amafaranga miliyoni zitageze no muri 5 ndagenda ngura hariya Nyabisindu magura akazu ibaze hariya mu bisha nagize n'Imana baransiga ntibansenyeye ubu karahari usibye ko n'ubu ngubu numva ngo bagiye kuhasenya ariko bavuga ko bazaduha ingurane birashoboka ko hari igihe baziduha yego bazayibahe yego ubwo rero n'ubwo buzima sese waciye mu bikomeye cyane Imana ikomeze korohereze aho igejeje ko hano hakomeye cyane ko uyu munsi ubasha kubivuga ko utarigeze utekereza kuvuga ngo reka niyahure ngende cyangwa nirukanke mu bagabo njye gushaka abagabo kubera izo stress zose numvaga nkunza abana banjye ngira n'inama aba mama niba uhuye n'ikibazo ukaba uhuye n'ibyago wifate ibibazo ngo ujye kubihuza ari bibiri ahubwo kemura kimwe niba usigaranye abo abana biteho ubakurikirane kuko ubwo niwo musaruro wawe nyine fata umwanya wiyiteho nawe yes ni ibyo ngibyo ni ibyo mbese yego reka tunagare ku musozo tugushimire kuba wahisemo kuza ku nkuru yanjye kuruhuka burya nushaka umuntu wo kuruhukiraho hari umuntu wanyemereye ufite ahantu ho kuganiriza abantu ku buntu sibyo akakuganiriza mukaganira ukumva urishimye yego umubikira ubu yabaye inshuti yanjye ubwo uzambwira sibyo yego uzambwira aganiza mama rwose bakaruhuka cyane reka tugane ku musozo njye mbwira abantu batwumva muri kano kanya nzi ko musapotinga buri muntu wese sibyo hari uwo mu masera wanyemera icyo kintu nanamushimira ariko hari n'undi wenda utwumva muri kano kanya wumva yafasha Cecile mu kubaho mu gukomeza ubuzima mu kongera kuryoherwa n'ubuzima mu kongera kubona ko ari mwiza atari kwa kundi nyine abyiyumva ni ukuri njye musabe support
support y'ubushobozi bwo kubaho, agatunga abana, agatunga urugo, ubuzima bugakomeza. Mureke tubikore n'umutima ukunze. Nzi ko mwafashe benshi mukabahindura ubuzima, abaza bakabivuga abandi ntibabivuge. Cecile ndaziko zamuhamagara ambwira ko mwahindura ubuzima bwe. Cecile vuga nimero ya telefone yawe. Nimero ya telefone ni 079 yego 13 94 758. Yego, iyo niyo nimero ye. Ndamubahaye mubashyize mu maboko ye. Iyo nimero yanditseho Cecile, sibyo? Yego. Mushyize mu maboko yanyu. Wowe uri kutwumva, ntabwo muri benshi. Niba uri kutwumva, ni wowe ku giti cyawe uri kutwumva. Ufite inshingano kuri Cecile, umufashe, umukore muri ubuzima, umurokore. Nawe mafaranga arayakeneye kugira ngo ubone akazi, atunge urubyaro, ubuzima bukomeze, sibyo? Urabona ko gikomeretse kandi twamwomora ibikomere. Imana ibaho umugisha. Nitwa Rwemimbabazi kandi nongeye kubabwira ndifuza ko Cecile azagaruka ngavuga inkuru yishimye.